umucunguzi wanjye ariho, uwo ni Yesu Kristo. Umucunguzi wanjye ariho, uwo ni Yesu Kristo. Umucunguzi wanjye ariho. ariko njye ubwanjye nzi yuko umucunguzi wanjye ariho, kandi ko amaherezo azahagarara mu isi. Ariko njye ubwanjye nzi yuko umucunguzi wanjye ariho. Ndagusuje mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Uwiteka Imana ikumpera umugisha kubwo kumva ijambo ryayo. Ndasenze mu izina rya Yesu Kristo kugira ngo ntaba ari njyewe uvuga, ntaba ari nawe wumva, ahubwo twese Imana iduhinduza ijambo ryayo, idushyitse ku gihagararo cya Kristo. Turasoma ibyanditswe byera, ni ijambo dusanga mu Gutegeka kwa kabiri, igice cya 18, umurongo wa 20 n'uwa 21. Bibiliya iravuze ngo, ariko umuhanuzi uzahangara kwihimbira ijambo ntamutegetse kuvuga, akarivuga mu izina ryanjye, cyangwa akavuga mu izina ry'izindi mana, uwo muhanuzi azapfa. Kandi niwibaza uti tuzamenya dute ijambo Uwiteka atavuze? Umuhanuzi navuga mu izina ry'Uwiteka, hanyuma icyo yavuze ntikibe, ntigisohore, icyo kizaba ikitavuzwe n'Uwiteka. Uwo muhanuzi azaba ahangaye kucyihimbira, ntuzamutinye. Iryo ni ijambo ry'Imana. Ejo twarebye ku bintu bibiri byatumaga abayuda bakomeza gukunda Herode kandi yarabicaga. Uyu munsi ngiye kuvuga ku kindi cya gatatu. Herode yashukishaga abayuda, bikamuhereza igikundiro muri bo, bikamutera kubayobora imyaka 36, bakabibona nk'akanya gato kandi ari ikintu kimaze igihe kirekire. Ikintu cya gatatu, Herode yubakiye abayuda ibicaniro bya gipagani. Abayuda bajya babona iby'Imana yabasezeranije bitinze gusohora, bagahita bajya kuraguza mu bapfumu. Umuyuda yakorera icyaha nk'i Kigali akajya kukihanira icyangugu kugira ngo hatazagira umenya ibyamubayeho. Abayuda batangira guhonga ibyo batunze abahanuzi ngo babareberemo, kandi bagashaka bamwe ba novo modeli bafite ikiganza gishyushye kugira ngo bababwire ibihura n'irari ry'imitima yabo, nyamara mu by'ukuri atari Imana ivuga. Ahangaha dusomye ijambo ry'Imana. Bibiliya iravuze kandi ngo niwibaza uti tuzamenya dute ijambo Uwiteka atavuze iryo ari ryo? Umuhanuzi navuga mu izina ry'Uwiteka, hanyuma icyo yavuze ntikibe, Bibiliya iravuze ngo ntigisohore, icyo kizaba kitavuzwe n'Uwiteka. Ndagira ngo mbabwire kandi mbahamirize kuri yuko Uwiteka Imana yacu twakurikiye, Imana dusenga, ni Imana ivuga bikaba, yategeka bigakomera. Nubwirwa n'umuntu ikintu abyitiriza izina ry'Uwiteka ntigisohore, ujye umenya ko kitavuzwe n'Uwiteka, kuko Imana ntijya ivuga amasigara byicaro. Ahangaha ndashaka kubabwira ibyiciro bigera muri bitatu by'abakozi, kugira ngo mujye mumenya abakorera Imana, mumenye n'abatayikorera. Ibyiciro bitatu by'abakozi ndi buvuge ni ibingibi. Abakozi ba mbere ni abakorera Imana bakorana nayo. Hari ugukorera Imana ntukorane nayo, hakaba no gukorera Imana ariko ugakorana nayo. Hanyuma abakorera Imana bakorana nayo barangwa n'iki? Ikibaranga,
icya mbere basangira n'Imana iyerekwa. Icya kabiri basangira n'Imana umurimo. Gusangira n'Imana iyerekwa ni ukubona ibintu mu buryo bw'Imana. Icya gatatu basangira n'Imana ishyaka ry'abarimbuka, cyangwa se bababazwa n'abarimbuka nk'uko Imana ibabazwa nabo. Icya kane basangira n'Imana kwera no gukiranuka kwayo. Ikindi ntibita ku cyubahiro n'imitungo. Ikindi batinya icyabatandukanya n'Imana, baba bari bonyine cyangwa bari no kumwe n'abandi. Aha ndabibutsa ijambo dusanga mu gitabo cya mbere cy'ibyo ku ngoma, igice cya 12 n'umurongo wa 2. Bibiliya iravuga ngo batwaraga imiheto bakabasha gutwarira amaboko yombi, barashisha amabuye imihumetso, barashisha n'imyambi imiheto. Gutwara umuheto ugatwarira amaboko yombi bivuze gukirizwa ahagaragara n'ahatagaragara, gukiranukira aho bakuzi n'aho batakuzi. Guteresha amabuye imihumetso bivuze gutunga umutima urimo kwizera. Ibuye risobanuye kwizera, umuhumetso n'itopito usobanuye mu mvugo y'umwuka cyangwa se mu marenga y'umwuka usobanuye umutima. Iyo wateresheje ibuye rero itopito biravuze ngo ni umutima utunze kwizera wa gikristo. Imana ihimbazwe. Hanyuma ngo barashisha n'imyambi imiheto. Gufata umwambi ukawurashisha umuheto birasobanuye ngo ni amarenga y'umwuka avuze ngo ni ugutunga agakiza kari ku rwego katahindurwa n'iminsi n'ibihe, ntikanahindurwe n'amayoberane yo mu buryo bwa Satani y'ibyaha by'inzaduka. Imana ibaho umugisha cyane. Ikindi abantu bakorera Imana bakanakorana nayo ntibatinya amaso y'abantu, ahubwo batinya amaso y'Imana. Icyo ni icyiciro cya mbere, ni icyiciro cy'abakorera Imana bakorana nayo. Icyiciro cya kabiri cy'abakozi ni abakozi bakorera ibihembo cyangwa se abo twakwita abacanshuro. Ikintu kibaranga: bashobora kwicana, banagambana barwanira imyanya y'icyubahiro. Bagira ivangura ry'amoko n'uturere mu gutanga inshingano. Iyo babonye uwo bazajya bakuramo amaronko niwe baha inshingano. Umurimo w'Imana kuri bo si umuhamagaro, ahubwo ni akazi. Amabwiriza yabo bayaha agaciro kuruta uko bagaha Bibiliya n'ibyo ibategeka gukora. Nimusoma mu butumwa bwiza bwa Yesu Kristo uko bwanditswe na Yohana ku gice cya 10 umurongo wa 11 kugeza kwa 13, Yesu yavuze ijambo rikomeye. Yaravuze ngo ni njye mwungeri mwiza, umwungeri mwiza apfira intama ze. Ariko uragirira ibihembo utari umwungeri bwite kandi n'intama atarizi, iyo abonye isega rije asiga intama agahunga isega rikazifata rikazitatanya, kuko ari uw'ibihembo arahunga ntiyite ku ntama. Uko nguko niko abo ngabo bameze. Icyiciro cya gatatu cy'abakozi ni abakozi ba Satani noneho bwite. Se mwari muzi ko n'abakozi ba Satani bwite babaho? Ikintu kibaranga: icya mbere bashaka icyubahiro no kumenyekana. Icya kabiri bashakisha imitungo, kandi ivugabutumwa ryabo ntirihindura abantu ngo basange Kristo bakizwe bave mu byaha. Matayo igice cya 7 umurongo wa 15 guhitsa kwa 20 yavuze ibyabo. Aravuga ngo mwirinde abahanuzi b'ibinyoma bazaho muri basa n'intama, ariko imbere ari amasega aryana. Muzabamenyera ku mbuto zabo. Mbese hari abasoroma imizabibu ku mugenge cyangwa imbuto z'umutini ku gitovu? Nuko igiti cyiza cyose cyera imbuto nziza, ariko igiti kibi cyera imbuto mbi. Muzabamenyera rero ku mbuto zabo. Ndabashimiye kubwo kumva ijambo ryayo. Imana igufashe, Imana igutabare, umenye gutandukanya iriba ryiza ukwiriye kunyweraho n'iriba rimanura ibiroha udakwiriye kunyweraho. Mwakire neza ijambo ry'Imana.